kuwa gatanu w'itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2025 neza ibyumweru bitatu byari byuzuye umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi aryamye mu bitaro bya Gemelli Hospital biri i Roma mu Butaliyani. Amakuru y'uburwayi bwe yabaye make cyane, cyakora icyari kizwi nuko uyu mukambwe w'imyaka 48 yararembye ku buryo hari naho byageze ntabakibasha kuvuga. Indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero yitwa bronchite yaramukomeranye bidasanzwe, atangira kubyimba imyanya y'ubuhumekero acagamo umwuka. Abaganga batekereza yuko byaba byiza banamubaze. Ibi ntabwo byakozwe kubera ko abaganga bahisemo gukoresha imiti ikaze yo kumuvura kubera gutinya izindi ngaruka zava mu kumubaga. Ariko iyi miti nayo yamucaga intege kandi cyane, n'ubundi usanganywe ikibazo cy'ubuhumekero cyangwa se cy'indwara nk'izi. Hari abantu bagumye kwibaza yuko papa adashobora koroherwa no kubyuka kuri aka gatanda ko kwa muganga bagendeye kuzabukura aho zari zimugeze. Impamvu nuko asanganwe izindi ndwara nyinshi, kandi ni bronchite ubwayo yamuteye izindi ndwara zirimo infection zo mu maraso n'izo mu buhumekero. Kera kabaye nyuma y'ibyumweru bitatu ushinzwe gutangaza amakuru mu biro bya papa, ku mugoroba yagize ati mu ijoro ryose papa yaratuje kandi yasinziriye aruhuka neza. Iyi nteruro yumvikanisha yuko papa yaramaze amajoro menshi y'uburibwe kandi adasinzira uko bikwiriye. Ku munsi wari wabanje nabwo Vatikani yari yatangaje ko Papa Francis yakoze imyitozo y'umwuka akoresheje amashusho, kandi ko yakoze n'imyitozo ngororamubiri mike yoroheje mbese nk'umurwayi, ariko kugira ngo abashe guhumeka. Kuwa gatandatu Vatikani yari yatangaje ko papa yari afite ubuzima bwiza urebye. Bavuga yuko muri iyi minsi ubuzima bwe bwongeye gukora neza, ndetse ko ubuzima buri guhinduka gahoro gahoro. Ibyuma byamuhaga umwuka byagaragaje impinduka zikomeye. Ibisubizo byo mu maraso nabyo ngo byari byiza, ntibyari bikigaragaramo imyanda, kandi ntabwo agifite umusonga nka mbere. Papa Francis yagize ibihe bikomeye by'uburwayi bwo guhumeka mu byumweru byose bitatu bishize. Abaganga ariko batari mu itsinda ryo kwita ku buzima bwe bavuga yuko inzira ikurikiye ishobora kumugora n'ubwo bwose yorohewe. Papa w'imyaka 48 ntabwo arakira neza, n'ubundi aracyari kwa muganga n'ubwo ubuzima bwe bugenda bugaragaza impinduka. Haracyari isesengura ku bitaro papa arwariyeho, ndetse n'akazi kenshi k'abaganga bagomba kureba buri munsi ukuntu ubuzima bwe bugomba kuba bumeze. Dr Andrew Chadwick, umuganga n'inzobere mu bitaro bya kaminuza ya Oxford, ari muri abangaba bazi neza iby'indwara ya papa nubwo atari mu itsinda rishinzwe kumuvura. Avuga yuko nta kimenyetso cyiza kigaragaza yuko ubuzima bwa papa bugomba kugenda neza mu minsi iri imbere. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Ikibazo nuko bakubwiye yuko bitaboneka hanga muri Afrika. Nibyo ntabwo bakubeshye, ariko harabiyemeje kubikuzanira kuri salo iwawe utavuye mu rugo. Ibikoresho byose byo mu nzu bya original nzahantu wabikura ku bwinshi ni muri Golden Furniture, iduka rutura mu rubavu rw'inyubako yo kwa Rubangura mu mujyi rwagati, munsi yahazwi nko ku gicupa cya Coca-Cola. Ikirenze kuri ibyo, ibiciro bya Golden Furniture ni ikiranguzo, kandi aho waba uri hose muri Kigali baragutwaza ku buntu. Duhamagare ku murongo utishyurwa 1514 cyangwa 0788 200 507. Dr Chadwick avuga yuko kumara iminsi ingana gutya mu bitaro uterwa imiti iremereye kuriya n'uburibwe bukaze cyane papa yagize, ngo biragoye ko Papa Francis yasubira mu buzima bwe busanzwe. Papa yajyanwe mu bitaro ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri nyuma yo gufatwa n'indwara ya bronchite yari imaze ibyumweru byinshi imuzonga, ku buryo byageze naho atangira kugorwa no kuvuga kubera ko imyanya y'ubuhumekero yaratangiye kubyimba. Iminsi mike nyuma, abayobozi ba Vatikani batangaje yuko yari afite na infection nyinshi mu myanya y'ubuhumekero. Bavuze yuko arakeneye ubuvuzi bwihariye, ndetse batangira no gutekereza ko ashobora kuba yaratinze kwivuza kubera akazi kenshi yari afite. Nyuma yaho rero papa yafashwe n'indwara y'ibihaha byombi, atangira guhabwa imiti ya steroide na antibiotique zimufasha n'indi miti myinshi y'ubuvuzi. Abaganga bamukurikiranaga bari bafite ubwoba bitewe no kwabonaga ikibazo cyari kimeze icyo gihe. Imibare y'abantu bapfa kubera ikibazo cy'ubuhumekero, kuba yarayirwaye ari mu zabukuru, kuba atari ubwa mbere yarayirwaye yaranamuzonze akiri umwana, kuba papa asanzwe yifashisha igihaha kimwe
kubera ko ikindi cyakuwemo akiri umwana kuba yarifashishaga imashini zimuha umwuka mu minsi myinshi, byose byatumye indwara ubwayo ikomera kurushaho, ndetse abaganga bagaragaza gucika intege nk'aho ibisubizo biri kubashirana. Dr Meredith McCormack, umuyobozi w'ubuvuzi bw'ibihaha no kwita ku barwayi barembye muri kaminuza ya Johns Hopkins, yari mu bantu batari bafite icyizere ko papa ashobora kongera kugaruka ibuntu. Yaragize ati birashoboka ko nta bimenyetso na bimwe byo korerwa guhari kubera ko hari ibimenyetso byinshi bya infection, kandi rwose papa aracyakeneye umwuka mu gihe kirekire. Bwana McCormack ati bisa naho bikigoye. Gusa nyuma abayobozi bo muri Vatikani batangaje yuko ikibazo cya nyuma cyo guhumeka kwa papa cyabaye kuwa mbere, kandi yuko nyuma yo kuwa mbere ibintu byakomeje kuba byiza. Abandi baganga basobanura yuko igihe Papa Francis akomeje kumara mu bitaro kuba ari kinini, ubwabyo byamwongerera ibyago byo kugira izindi ngaruka nka infection zituruka ku byuma bimuha umwuka n'ibimuha ubuvuzi, ibikomere byo kuryama cyangwa se ibindi bibazo by'ibihaha. None se mu by'ukuri ni ryari papa ashobora kuba yakize ameze neza ku buryo ashobora no gutaha? Biragenda bimara igihe kirekire, birumvikana. Biranatera impungenge ku bantu bifuriza papa gukira, by'umwihariko abayoboke ba Kiliziya Gatolika n'abayobozi ba Vatikani. Bwana McCormack wavuga yuko buri cyumweru umuntu amara mu bitaro ari ibyago byo kongera kurwara, cyane cyane ku muntu ugeze muri iyi myaka. Akavuga yuko umuntu nk'uyu nguyu umaze icyumweru n'ukwezi gushobora kwiyongeraho kugira ngo akire neza. Dr Eric Schmidt, umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi bw'ibihaha no kwita ku barwayi mu bitaro bya Massachusetts, yavuze yuko indwara ya pneumonia ikomeye ishobora kugira ingaruka ziramba, bikaba akarusho ku muntu uri mu zabukuru nka Papa Francis. Bwana Schmidt ati burasi indwara y'ibihaha gusa kubera ko ihungabanya cyane ibice bitandukanye by'umubiri. Asobanura yuko abantu bagize iyi ndwara ku buryo bukomeye bashobora gukomeza kugira ibindi bibazo bizamo kwibagirwa, gutakaza ubwirinzi bw'umubiri, kandi noneho imikaya igahungabana cyane, kongeraho ikibazo cyo kwibagirwa vuba no gutakaza ubwenge. Chadwick muri bya bitaro bya Oxford yavuze yuko abahanga bazaguma guhanga amaso papa ava mu bitaro bya burundu, ariko nanone akavuga yuko nava mu bitaro agomba gutangira indi miti y'ubundi bwoko ishobora kumufasha kongera kubaka umubiri. Kugera muri iki cyumweru Papa Francis ari gufata imyitozo ngororamubiri yorohereye cyane nk'iy'umurwayi kugira ngo umubiri usubirane ubushobozi bwo kongera kwikoreshaho ubwawo utarindiriye gukoreshwa n'ibyuma by'abaganga. Arakoreshwa kandi imyitozo ya physiotherapy y'imikaya, cyane cyane imikaya y'ubuhumekero kugira ngo abashe guhumeka neza. Dr Chadwick ati nubwo yaba akize ku buryo butangaje uyu munsi, birashoboka ko azakenera igihe kirekire cyo kwiyubaka. Chadwick avuga yuko papa nanakira azakenera kuruhuka igihe kirekire kugira ngo agabanye ingaruka z'ibyago ashobora kugira ku buzima bwe. Ibyo rero ngo birasaba yuko papa asa n'uhagaritse akazi ke mu buryo busanzwe. Ntabwo hari umuntu n'umwe wifuza yuko uyu mushumba w'intama zirenga miliyari 1,200,000 yagwa akora aka gatanda ko kwa muganga. Abenshi baramwifuriza gukira, nawe ubwo aherutse gutangaza yuko ashima cyane umutima w'abakristo n'abandi batuye isi bamusengeye kandi amasengesho akamugeraho, bamwifuriza komera neza. Ariko nanone bigendeye ku kuba ari umuntu nyine, ikiremwa, no kuri ubu burwayi buguma kumusonga no kuba ageze mu zabukuru, gupfa ni ibintu bishoboka ndetse vuba. Mu mitegekere ya Kiliziya Gatolika byagenda bite uyu mushumba aramutse aryamiye ukuboko kw'abagabo? Imihango yo kumuherekeza niyo kumusimbuza byo biteganijwe bite? Ku itariki ya 22 Gashyantare papa yagize ikibazo gikomeye cyane cyo guhumeka, maze ahabwa umwuka w'inyongera. Uwo mwuka byasabye ko abaganga bahuha umuvuduko mwinshi. Kuha umuvuduko mwinshi nabyo byari ibindi byago kubera yuko byamwongereye infection. Umunsi umwe nyuma yo guhabwa umwuka, Vatikani yanatangaje ko Papa Francis yagize n'ikibazo cy'uburwayi bw'inkari, ariko bukeye bwaho baza gutangaza yuko bworoheje. Uburwayi bw'inkari bwarakurikiranywe neza, buhita bukira mu minsi yakurikiyeho. Nyuma y'iminsi mikeya byagaragaye yuko ari kugenda agaragaza ibimenyetso by'impinduka nto cyane nk'uko Vatikani yabivuze. Papa Francis yari yagize ikibazo cyo guhumeka, binatangira buhoro buhoro, gusa bigenda bikomera. Yavuwe n'imiti itandukanye kandi abaganga be bavuze yuko gukoresha iyi miti nabyo byabaye ingorabahizi. Kubera imyaka ye n'amateka y'indwara z'ibihaha bye, abaganga bagerageje kwitonda cyane ku byerekeye uburyo azakira no kumuha imiti no kumwitaho. Bavuze yuko batitonze kurokora ubuzima bwa papa bishobora kugorana.
nubwo hagikenewe igihe cyo kumenya neza iby'igihe kizaza kuri Papa Francis n'uburyo azakira. Ibyerekeye imigenzo y'icyubahiro ikomeye mu kumuherekeza yatangiye gutegurwa neza. Ni imigenzo yashyizweho mu binyejana bishize ndetse biranashoboka yuko itazava vuba aha ngaha. Birimo birategurwa kugira ngo hazakurikizwe uko iyo migenzo yabiteganije mu gihe cyo guherekeza uyu mushumba wa Kiliziya niba iminsi ye yo kubaho mu isi ishyizweho akadomo. Kiliziya Gatulika ni umwe mu miryango migari kandi yubashywe ku isi, nayo itsimbaraye cyane ku gukurikiza imigenzo n'amahame mu bikorwa byinshi bakora. Ibyo birimo no guhitamo umushumba wa Kiliziya Gatulika kimwe no kumuherekeza mu gihe arangije ubuzima bwe ku isi. Gukomeza imigenzo muri ubu buryo bwa Kiliziya Gatulika ni rimwe mu mabanga akomeye cyane yo gucunga neza impinduka kenshi zishingiyeho urufatiro rwa Kiliziya Gatulika. Amabanga menshi mu bijyanye n'ibi ngibi harakomeza ari ubwiru, ariko hari n'ari hanze abantu bashobora kumenya. Reka tuvuge muri ayo ngayo ari hanze abantu benshi bashobora kumenya. Papa akimara gushira mu mwuka, urupfu rwe ruhita rwemezwa n'umuyobozi w'ishami ry'ubuzima muri Vatikani, abari kumwe n'umukuru w'urukiko rwa Vatikani, ari nawe ugira inama umuyobozi mukuru w'abakaridinare muri iyi mihango yose yo kumuherekeza. Uyu muyobozi mukuru w'abakaridinare niwe uhita afata inshingano zo kuyobora Vatikani na Kiliziya Gatulika hagati yo kuba papa apfuye kugera igihe batora undi umupapa. Gusa ntabwo biba byemewe yuko yafata ibyemezo bikomeye bireba Kiliziya cyangwa impinduka zayo. Umubiri wa papa uhita wambikwa ikanzu y'umweru ukajyanwa mu cyumba gikonje cyo muri bazilika papa yasengeragamo. Iyo bazilika kenshi usanga ifitanye isano n'urugo rwa papa. Kardinale mukuru uyoboye urukiko rwa Vatikani cyangwa se nanone Carmelngo mu Gitaliyano nk'uko bamwita, ni umwanya ubu ngubu ufitwe na Kardinale Kevin Joseph Farrell, umunyamerika w'imyaka 77 ufite inkomoko muri Ireland. Yaba we n'umuyobozi w'inama nkuru y'abakaridinale bombi bafatanya kuyobora Kiliziya by'agateganyo n'abandi bakaridinale bakuru muri Kiliziya. Banayobora kandi imihango yo gushyingura papa cyangwa se kumutoresha. Uwe n'abandi bayobozi ba Kiliziya hamwe n'abagize umuryango wa papa bahura muri rwa rusengero umubiri wa papa urimo kugira ngo bakore umuhango wo gusezera kuri papa no kumuherekeza. Umubiri w'uyu mwepiskopi ushyirwa mu isanduku y'igiti gikozwe mu rubaho rwa cypre, ariko rukabanza kuminjirwamo amazi ya zinc. Bitandukanye no ku bategetsi ba za leta, hejuru y'isanduku iri mu mubiri wa papa y'urubaho rwa cypre nta kindi kintu kijyaho, aba ari urubaho gusa. Umubiri wa papa wambikwa ikanzu y'umutuku, ibara rigaragaza igihe cy'urupfu cyangwa se nanone ibihe Kiliziya bayibukamo abahowe Imana. Hanyuma ikamba rye n'inkoni ye bigahita bishyirwa iruhande rw'iyo sanduku bihagaritswe. Umubiri wa papa utangira gushyirwa habona, wambitswe nk'uko papa yambara ari muzima ku gituti gitamirijwe tapi ya kaki cyangwa y'umutuku, wambitswe ikamba ry'umweru n'inkweto z'ibara ry'umukara. Umubiri we ubanza gusezerwa utari mu isanduku, ahubwo uri kuri ako gatuti ugaragara neza wose uko wakabaye, wiseguye umusego w'ibara ry'igihogo. Nyuma y'umuhango rero, Carmelngo akora inyandiko yemeza urupfu rwa papa. Uyu Carmelngo ni wa muyobozi w'urukiko rwa Vatikani. Muri iyo nyandiko yomekaho raporo y'umuganga. Muri za karaseri zabugenewe, uyu muyobozi w'abakaridinale ahita afungamo inyandiko bwite za papa kandi afunga ibyumba bye yakundaga gukoresha mu gihe cy'umuhango wose bikaba bifunze. Papa Francis wakunda gukoresha ibyumba by'igice kinini cyane cy'inyubako ya kabiri ya Casa Santa Marta, ahantu hateganirijwe ishami ry'abakaridinali basura Vatikani, ahantu Papa Francis yanabaye igihe cye cyose kugera no ku bupapa bwe. Umuyobozi w'abakardinale ni ubutegetswe yuko agomba gusenya impeta ya papa yambaraga yitwa Fishman's Ring, no kugira ngo hirindwe yuko yakwiganwa cyangwa se kazatangwamo impano mu bundi buryo, cyangwa se nanone ikaba yagirwa impimbano. Mu kwanga kwigaragaza nk'umunyacyubahiro cyinshi cyane cyangwa umuntu w'ikitabashwa, Papa Francis yagaragaje uburyo bwo kuyobora Kiliziya nk'umuntu utagira ubukire bwinshi. Yanga imyambaro idoze mu bitambaro by'ibitangaza n'ibikoresho by'icyubahiro bikoreshwa mu rugo rwe nka papa. Yahisemo kubyanga, akoresha ibikoresho biringaniye n'ubuzima buringaniye nibwo akunze kubamo. Kubera ibi ngibi, Papa Francis yanategetse ko imihango yo kumushyingura nayo itazakabirizwa cyane nk'abashyingura umuntu w'ikitabashwa mu isi. Wari bwabura ahantu ukabyumva neza yuko atagushimishije, ukumva ni na byiza yuko wahava. Impamvu nuko burya hariya atari iwawe. Tekereza ukuntu kugira aho wita iwawe biryoha. Noneho utekereze ku nshuti ya nyayo yabigufashamo yitwa Dream Properties. Sosiyete ikugurisha ikibanza kandi ukakishyura mu byiciro, mbese kuri make makeya, haba rwagati mu mujyi wa Kigali no mu nkengero.
kandi iyo baguriye ikibanza uruhushya rwo kubaka barugushakira ku buntu ntacyo utanze. Sibwo bwa mbere wabyumva. Dream Properties bagurisha amazu meza kandi adahenze. Ubushobozi bwose waba ufite mukora n'inyigo bakakubakira inzu kandi wifuza. Bashobora kugukorera finissage y'inzu yawe, bakagukora interior design n'ibindi. Kandi udafite amafaranga muraganira, ibi byose bakabikora mu byiciro gahoro gahoro bitewe n'ubushobozi bwawe. Si ubwa mbere ugiye kugura ikibanza kuri makeya wishyura gutyo uko ubonye amafaranga. Ikigutinza ni uguhamagara kuri telefone ya 0794 88 60 53. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Wanabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, hose bitwa Dream Properties. Your dream, our mission. Mu kuvugurura imihango yo gushyingura umupapa wa Kiliziya Gatolika muri 2024, Papa Francis yoroheje bimwe mu bice by'uyu muhango. Guhera mu kinyejana cya 13 imirambo y'abapapa yashyirwaga ku mugaragaro, ariko mu buryo bwo kubarinda izuba, ikajyanwa mu kirago kirekire cyane cyangwa se tapi. Igihe Papa Yohani Paulo wa kabiri yapfaga muri 2005, umubiri we wahise ujyanwa mu nzu y'ibiro bikuru by'abapostolike, aho wamaze ibyumweru uri mu ibanga, ushobora kurebwa n'abakardinale, abepiskopi n'abandi bagize ubuyobozi bukuru bwa Kiliziya, kimwe n'abayobozi bakomeye muri leta y'Ubutaliyani, gusa abandi batakandagira. Papa Francis rero ibi yarabihinduye. Ahereye ku gushyingura uwamubanjirije Benoit 16, ategeka yuko nawe azashyingurwa muri ubwo buryo, k'abantu bagomba kureba umubiri we ntabyo kujyana mu bwihisho ahantu hatarebwa n'abantu bose. Ubu buryo bwo kureba umubiri wa Papa mwibanga kubihaye Imana gusa n'abandi bakomeye kandi bikamara igihe, Papa Francis yabikuyeho. Mu minsi izakurikira ndetse uhereye kuri Papa Benoit 16, ubwo no kuri Francis igihe yaramuka atabarutse, kureba umubiri wa Papa bizajya bera ku mugaragaro muri Bazilika Mutagatifu Petero, aho abantu ibihumbi n'ibihumbi bajya bakamuha icyubahiro nk'umupapa nyine, kandi bakavuga ibigwi byo ku mugaragaro yagize mu bihe byashize. Umubiri we kandi uzaguma ku gatuti uri ku kirago cyangwa se umukeka runaka, kenshi uba ari umukeka w'umutuku cyangwa wa kaki. Agustino Paravicini Bagriani, umusesenguzi w'amateka n'umwanditsi kuri Kiliziya Gatolika, ati Papa Francisco yahisemo kugaragaza ukwicisha bugufi guhambaye kuruta gushimirwa nk'umuyobozi w'ikirenga. Ati jyewe niko mbibona. Inama y'abakardinale nifata umunsi nyirizina n'igihe umubiri wa Papa ugomba kugerezwa muri Bazilika Mutagatifu Petero, mu muhango ubuyobowe n'umuyobozi mukuru w'abakardinale ndetse n'umuyobozi w'urukiko rwa Vatikani. Ubwo rero iyo bamaze kwemeza uwo munsi, umubiri ugeranwa muri Kiliziya Bazilika Mutagatifu Petero, hanyuma kureba umubiri bigatangira ubwo ku bantu bose. Imihango yo gushyingura umubiri wa Papa igomba kuba hagati y'iminsi 4 n'6 nyuma y'urupfu rwe, kandi imihango yo kumushyingura yubahirizwa mu madini yose atandukanye i Roma, atari muri Kiliziya Gatolika gusa. Ndetse muri aya madini y'i Roma hari aho bishobora kumara iminsi 9. Mu bihe bishize abapapa bashoboraga gushyingurwa mu masanduku y'ubwoko butatu: isanduku yavuye mu giti cya Cypre, iyavuye mu giti cy'umuko, cyangwa se nanone iyavuye mu izenebari. Mu mpinduka za Papa Francis yategetse yuko gushyingura umubiri wa Papa bizajya bikorwa mu isanduku ya Cypre yonyine, yasizwe amatembabuzi ya zenke itariho igitambaro. Isanduku irimo umubiri wa Papa ifungwa mu ijoro ribanziriza umuhango wo kumushyingura. Isura ya Papa mbere yuko ivanwa ku mugaragaro ngo ishyirwe mu isanduku, mbere iba yatamirijwe ikamba ry'umweru. Mu ishyingurwa, iruhande rw'umubiri wa Papa haba hari udufuka turimo ibiceri by'ifeza bigaragaza ishusho y'umuntu ushyingiwe ko yari umuntu w'umutunzi, n'umukebe urimo imibavu yakunze gukoresha cyangwa se yakundaga mu gihe cy'ubutegetsi bwe nka Papa. Iruhande kandi haba hari inyandiko ngufiya igaragaza ubuzima bwe nk'umupapa kimwe n'ubuzima bwe nk'umuntu. Haba hari incamake y'ibikorwa yakoreye Kiliziya Gatolika n'ibyaranze ubuzima bwe bwite. Amategeko mashya ya Papa Francis kandi yemera yuko Papa ashobora gushyingurwa mu rundi rusengero muri Vatikani bitabaye ngombwa yuko ashyingurwa muri Bazilika Mutagatifu Petero. Nk'urugero, Papa Francis ubwe yisabiye yuko namara gupfa azashyingurwa muri Bazilika Mutagatifu Maria, urusengero asengeramo kenshi anamenyereye anakunda, aho asengera kenshi akimara kubyuka apfukamye cyangwa yicaye imbere y'ishusho ya Bikira Mariya. Iyi Bazilika niyo yifuje yuko azashyingurwamo. Mu minsi 15 kugera kuri 20 nyuma y'urupfu rwa Papa, umuyobozi w'inama nkuru y'abakardinale uriho uyu munsi ni Kardinali Giovanni Battista Lee. Ubu ngubu afite imyaka 91, arashaje cyane. Azahamagara inama nkuru y'abakardinali i Roma.
kugira ngo bakore inama izwi ku izina rya conclave. Ni inama yo gutora umusimbura wa Papa Francis cyangwa undi wari we wese. Muri conclave nicyo kihabera. Igihe kiri hagati y'urupfu rwa Papa n'itora rya Papa mushya cyitwa sede vacante. Sede vacante ni kilatini cyangwa se nanone bati intebe irahari. Bivuga yuko intebe ya Papa muri icyo gihe nta muntu yicayemo. Ni igihe cyo gushaka uwayicaramo rero umusimbura wa Papa. Muri icyo gihe cya sede vacante, inama y'abakaridinari ikurikirana ibikorwa rusange by'itorero cyangwa bya kiliziya, ariko ikabuzwa gufata ibyemezo bikomeye. Urugero nk'ibyemezo byashingira ku mpinduka z'imyemerere ya Kiliziya Gatolika cyangwa se kwimika abepiskopi n'ibindi nk'ibyo. Iyo abakaridinari bahuye muri conclave, bahurira muri chapelle ya Sistine. Abakaridinari bose bafite uburenganzira bwo gutora, basabwa kurahira, bakarahira mu ibanga, bakanabwirwa yuko gutora nabyo ari ibanga. Abakaridinari bari munsi y'imyaka 80 bose bafite uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Kugira ngo hatorwe Papa mushyashya hakenerwa nibura 2/3 by'amajwi y'abemerewe gutora bose. Ni ukuvuga abatarengeje imyaka 80, 2/3 byabo bakemeranya ku muntu umwe. Biragora rero. Abakaridinari ntibemerewe gusohoka muri conclave uretse mu bihe byihariye. Ubundi ijambo conclave rikomoka ku ijambo ry'ikilatini cum clave, risobanura ahantu n'urufunguzo. Ni ukuvuga ko abakaridinari mu gihe bari gutora Papa ataraboneka baguma muri uwo muhezo cyangwa mu mwiherero, basa n'abafungiranye, bakazasohokamo ari uko Papa abonetse. Mu gihe cya conclave, abakaridinari babana mu nyubako ya Casa Santa Marta yubatswe ku mabwiriza ya Papa Yohani Paulo wa II. Kwari kugira ngo isimbure uburyo bwari busanzweho bwari butarateguwe neza kandi bw'agateganyo, igihe abakaridinari babaga mu ngoro ya Papa ariko bisa naho batisanzuye neza. Mu gutora rero hakenerwa icyitwa umwotsi w'umweru. Abakaridinari batora basabwa gutora inshuro nyinshi cyane kugira ubwo habonetse amajwi angana na 2/3 by'amajwi yose yatoye. Nyuma y'itora ryose, impapuro zitora ziracibwa zikajugunywa mu muriro zigatwikwa. Uwo muriro ugomba kuba mwinshi kandi impapuro aba ari nkeya. Kugira ngo rero umuriro ube mwinshi unatange umwotsi, hagomba gusukwamo ipuderi cyangwa poudre itanga umwotsi w'ibara runaka bitewe n'icyo bashaka gutangaza. Mu gihe Papa ataratorwa kandi gutora byabaye, wa muriro basukamo impapuro bakongeramo ipudre cyangwa se ibifutero bibyara ibara ry'umukara. Ubwa nyuma Papa amaze gutorwa nibwo batwika za mpapuro noneho muri wa muriro, ariko noneho bagahindura ibifutero, bagashyiramo ibifutero bitanga umwotsi w'ibara ry'umweru ukazamuka hejuru nk'uko umukara wazamukaga. Umwotsi uzamuka mu nzira isanzwe icamo umwotsi iri mu nyubako ya Mutagatifu Petero. Ahangaha rero abantu benshi baba bahahuriye baje gukurikirana umuhango w'itorwa rya Papa. Bishobora kumara igihe runaka, ariko abatora barihangana bagakomeza. Abakaridinari bashobora kumara igihe barananiwe guhuriza ku muntu umwe w'aba Papa, cyane cyane yuko umukardinari wese ufite imyaka yagenwe munsi ya 80 aba ari umukandida. Kuba buri muntu wese ari umukandida bituma itora ritinda ubwabyo. Abantu bategereje umwotsi w'umweru bashobora kurambirwa kubera ko ari igihe itora rimara iminsi irenze umwe hataramenyekana umuntu warushije abandi kuri 2/3. Buri kwitora ritagenze neza, za mpapuro batoreragaho ziratwikwa. Mu ifuru bazisukamo niho bongeramo bya bifutero bizana umwotsi, ariko bagahitamo ibifutero bitanga umwotsi w'umukara. Abareba hakurya bakamenya yuko Papa ataraboneka. Hari abantu bazi yuko umwotsi w'umweru uzamuka muri kiriya gisenge cy'inyubako ya Petero uzamurwa n'ibindi bitangaza by'Imana bitakozwe n'abantu. Muri Bibiliya nta kidasanzwe muri byo rwose. Nuko ari bwo buryo Kiliziya yahisemo gukoresha imenyesha isi ko Papa abonetse, kubera yuko abatora bo baba bafungiranye bari imbere ahantu mu nyubako badasohoka. Iyo Papa amaze gutorwa, umuyobozi w'inama y'abakardinale abaza umupapa umaze gutorwa niba yemerera inshingano za gishumba no kuyobora Kiliziya. Ntabwo ari kenshi abantu bahakanye bene izi nshingano. Biba byitezwe kenshi yuko igisubizo ari yego. Utowe iyo amaze kuvuga yego, ahita abazwa n'umuyobozi mukuru w'inama y'abakardinale izina ashaka kuzitwa ry'umuyobozi cyangwa ry'ubupapa, akanamubaza kandi interuro yifuza ko yazabirimo intego ze za gishumba. Iyo izina rimaze kuboneka cyangwa watowe yemeje izina zitwa, akemeza n'interuro y'intego ze, ubwo Papa ababonetse. Muri ya sakristiya ya chapelle, Papa mushyashya yambikwa ikanzu y'umweru ya gishumba itandukanye n'iy'abakardinale bari bari kumwe mu itora.
nyuma yo gukorana n'abakaridinari bose ibintu bigiye ku murongo, uwatowe ajya ku muryango wa Bazilika Mutagatifu Petero cyangwa mu idirishya riri hejuru y'imbuga iberamo ibirori, akabanzirizwa ariko na karidinari mukuru uyoboye abandi ari imbere. Karidinari mukuru uyoboye abandi wayoboye n'itora niwe usohora mu kanwa ke rya jambo mukunze kumva ngo habemus papam, mu Kilatini bati dufite papa. Ngiyi inzira yo gusimbuza umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi. Ni nuko byagenda mu gihe Papa Francis yaramuka aryamiye ukuboko kw'abagabo. Mugira ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Inyota nk'icyorezo, fimbo nk'umuti. Iyi ni inzoga ikozwe mu mwimerere w'igitoki. Fimbo Gin izirana na hangover cyangwa kumenagurika umutwe, ariko iranaryoha cyane ku bakunda gukora za cocktail. Fimbo Gin yisanga usanzwe ugurira ibindi binyobwa byose bya NBG Limited. Ukeneye kurangura cyangwa ko bagutwaza, hamagara kuri 0782 16 14. Ntibyemewe kunywa inzoga ku bana bari munsi y'imyaka 18, ku mugore utwite, kandi no ku bantu bakuru tunywe mu rugero. Fimbo Gin, kiboko la kiyo.